G-Taff. Ubu no guhindura melody ngakwemera cyane kandi bo bavuye ahantu kure cyane avuye i Burundi avuga ashaka kumelody Bizi melody wacu abonye melody yari yabuze melody ngo yaje hano South Africa araja Bangladesh araja mu Bushinwa araja muri cyapya arazinga arakata amakrose arabura ahantu hari melody aragiye ayibona kuri G-Taff ngo pa wajyana ku Burundi nanditswe amakuru ko bajya hanze nkajya kuri Kugitaramo cyane ukuri ariko wahita kwisa wahita wica abantu wamara stage wayitwika Abantu nibuka biva muri ibyo bakora abanyeshuri twagiye twigana ukabivuga ko bazitarira abamwibukira ku kanzu yakora hanga abantu mwiganye mwamushishese gutyo kamuvuga akoza akajeste gatuma asakuriza umwarimu kandi yarangiza kikawusha ubonisha nyene sinengiye ati kwarangiza mu byamakuru y'ukuntu wayoboye ikora y'abagore nagusiga muri iki ababwira bagongana nkaya nagusiga muri iki Hello my people. Hello guys. Hello guys. Guys. Hello guys. You was a guy. Aba gay. See? Aba guys n'aba guys batandukanye. Aba guys n'abatinganyi. Hello mbinguni meze mute. Turasuhuje mwese twagaruka imbere kwitorero twabakumbuye turagaruka. Turabarovinze cyane ni naho tugarutse vuba cyane. N'umuhungu wanyu ngo ninde? Nagufuye. Nagufuye. Utaraje kure. Nabonye umuntu ugira. Utuvuga amakuru muri yabuye. N'abandi bantu bazi. Ese biracano? Baracano muri kava mahanga ati. Kagira abantu bangahe? Ndagaragaza igihumbi naratangiye baza kweka mu sharinge mu lovinge ikomoka kava mahanga TV show kava mahanga TV gusa kava mahanga TV akora ibintu bita ngo ntayoze baroki by'intambara uko intambara ya Demiri akana ntakora intambara nyine ngo komplete business za Scovia wapi akora amakuru ya kera kumenya azamenya ngo usaso rwaremwe gute kugira ngo byagenze gute amamya yashize imyaka miliyari ngo Yesu nyuma ya Yesu Kristo ngo Yesu Kristo wayo watubwira nk'akantu basi iminota mike ukuze ubikora tubwira arona birabiboro nandatangiye gukora nakora nyine cyangwa kutabikora uri live ubikora ku mawudio nabikoze mu mawudio uzabikora live nizo nyine mpamvu gutangira nk'ahantu kamwe watubwira ati urugero kubera ko amateka yabo navuga kubera ko nkunda mwanafunzi navuga nyine ndabizi ko wirefera nka mwanafunzi guys avuga nka mwanafunzi kuya nyine avuga rero nkavuga ikintu ngaragaza nk'uko muri ya system vuga twumva ko twimagine ko ungekuwa mwanafunzi ungekuwa mwanafunzi urabanda madano cyangwa umukobwa ngiye gutereka n'umwanafunzi nta kibazo yagwamukire muri ya buryo bakwizemo noneho abantu batari bakuze isura bamenye ngo uyu ni wowe utazavuga bya bintu kuko abantu batazamenya amakuru noneho ugiye kuba umukobwa ngutereka imbere ndabwo mbivuga muri bya system nta kibazo kurabutari mutangiye yego nanumvise neza amazina y'ikava amahanga ushatse bananyita Miseki Igoroye muraho neza turaho akazina kandi wanda specialize irindi ni nyampinga
Nyabintu akazina keza cyane nigute abantu bavutse basanga bitwa Banyabintu mu myaka 20 ishize hari abagore nzi bitwa Banyabintu barangwaga n'ubwiza n'umurava mu bikorwa bakoraga za minsi yose Nyabintu ukunda iki kunda umutsima ni iki umutsima ni igihe mwahuye ibigori bikavamo akantu kameze nk'ifu yaho bakayicumba iyo ushizemo amazi amaze gusheba azari cyitwa umutsima imiti iratandukanye ubundi umushakashatsi wo mu gihugu cy'Ubuyapani witwa John yakoze ubushakashatsi ku bijyanye n'umutsima arawucumba asanga harimo amoko y'imitsima arenga kuri abiri hari ubugari hari n'umutsima usanzwe ukunda uwuhe kunda kankoto ni iki kankoto ni umutsima uva mu bigori ibigori bahurishije kuri mure bakabicumba uwa mutsima niwo bita kankoto Nyabintu ufite umukunzi ndamufite uvuze gute ndamufite yego navyumvise neza ni ukuvuga ngo ikingenza birarangiye kuko nagezwaga no kugutereta nakubonye numva testosterone ndetse n'amasolire ari mu mubiri miliyaridi arahuye cyane bihurira mu bwonko ku kanyangingo kitwa dopamine ako ngako niko gatuma umuntu akunda mugenzi we none ngiye ko ufite ukunda Nyabintu ndagukunda uziko kamama umwanga kwicuma neza n'umwanafunzi uraho ntacyo nisigare nikugwera n'umuntu waguza mwanafunzi mugakora neza uko muri wanyu Imana nikuruka Imana mwanafunzi tugiye gutangira urugendo kumushaka ari ibintu ntekereza nkibaza ngo abanyamakuru ababurundi yaba uko bavuga amakuru ariko bavuga mu buzima busanzwe ndatekereza nka Ndahiro Valens Papi na mwanafunzi bagahurira mu nzu n'abagore babo bose iyo nzu n'umuntu bakanavuga muri bwa buryo bwabo ugiye bakoramo nyine mu makuru iyo nzu yaba imeze yaba ari comedy nka Ndahiro Valens yagiye yuzuka akaja ku kazi ko y'umunyamakuru n'umwe akagaruka saa 3 agasanga umugore atetse madame watetse umugore atetse sinatetse nahugiye mu telefone ahita yinjira muri iyo system y'ibintu ubwo nabaga ahangaha saa 1:30 navuze ko mbiye ko nkeneye kurya none nkaba ngarutse saa 5:30 ngasanga utarateka tukaba twabajije abaturanyi icyatumye udateka ubu ko bambwiye twabajije uwitwa Korode ndico yadusiguriye rero muvandimwe twasanze umugore wawe ari kuri gariya isanzwe urumva yitaye kuje guteka cyarazi kuza Korode yabivuze yihanukiriye twabaje Clementine ubu ko yatubwiye none ugasanga izo yabona izo ngizo biyana barafunze barashika gasanga umugore yatetse aba mwarafunze gasanga umugore yatetse nk'umwe atawarye awu no murafunze ko yapasesengura ibintu ahita asesengura muri tugiye aho muri tuyavuye ni ushobora gutera wadeziki akina sheri gatetse umurete navyumvise neza uravuze ngo sheri sheri ni iki sheri n'umukunzi yego ugize neza watetse umureti ni amazi ava mu igi bakayateka iyo washyize ku bushyuhe buri kuri 100°C ibyo ngibyo bituma ushirira urashobora kwibaza ngo ibi koko niki cyabayeho mbere kera gabaye umushakashatsi imbere baraka bigenda ntawo imbere muza wa Kristo ngo bada jeze yezo traba ariko ariko umva turasubuje papi Ndahiro Valens Papi we love you so much hano wani twabonye tubonye umuntu umeze kandi Valens kuri mu minsi turamukeneye n'abakunda nibo banyamakuru ngamba uyibesera sawa n'ubu nyine tugiye kubashaka vuba tuzamushaka tuze inani
tuzamushaka dushake none tugereyo tumuganirize tuvuze amakuru yiwe so mukande subscribe mwumva ko afite ndabiza abantu benshi bakanda subscribe bataramubona kiba munsi n'uyu yitwa Kanya Kavamahanga TV mukande subscribe mu supporting kugira ngo azabaheza kandi vuba cyane mwitegura ibintu byinshi byiwe kandi live kandi bya bindi by'uko ngo ritakora amahoro bave ageza ku mubwihisho azahabona binyuma ya kamera azabareza ibintu bya danje so nikiye kintu ibintu bya kera wibuka ikagusetsa ikagutangaza ibintu wibuka wakoze kera bitangaje ngombwa ati ibintu kwera ubwo ni cyane noneho ndake muvara ibintu zishege hakana amana ndakora ikintu twihakana ngira kugisukana ndakana nabo ndahira bazana Bibiliya ndabona urayirigata urasa bayisi yaho ugatambuka ndayirigata bazana Bibiliya mu nyirenge ndayisi kandi wabikoze nabikoze uziko kera wabonye imodoka imyenga imyaka imodoka ari mutora umutoto ubwo watuye ahantu imodoka yazagerayo imodoka n'amamoto ubwo mu Rwanda twagira abamotari batwara amamoto umva watera mu mujyi ariko iyo santere ishobora kumeze nka bari wese wese n'umunyendo Avuze ngo yabonye imodoka akuze ejo bundi 2017 ejo narayibonye ageze Uvira ati wakiza narenga urumva noneho hari ibintu kera naje nibuka abantu batwara kuri televiziyo ugasanga mu muhana bafite televiziyo bonyene wagera bakamanza bakubwira ngo woge dushe cyo ncarambabaza kandi barahari kandi bari muco wapi ugasanga uvuye ukinya agapira kakabangana kandi kakabangana barabizanye ahubwo si yari na televiziyo hakika ari machine isanzwe oya za televiziyo karoza muhanda Mwega utamu wa Yesu. None bakatwereka data z'ibigongo so kurazibuka zakira z'ibigongo inyo. Ugasanga mu muhana mwese ifite umuntu. Solo bagerayo. Ugasanga abana twese bakwishyase hasi bakaba oblige koga. Mwese mugenda mwoge baba munsi mwagera. Ngicara hasi. Musanga tumeze uko. Tuko turareba. None wakora cyangwa bana bagusohoye. Wasakuje. Kaza kurebera hano mukadishwa zugiruko. Ndambabaza. None ukumva umuhumuro. Kwa banyu gati batetse nk'ikijumba kandi ikijumba cyane cyose nyene ari kuvuga ati bana kiza kuntoborinda. Ukabona umuhumuro soko. Bari kwarakaranga. Ushunganire. Nubwo atababa aha ndareba ndire gushika televiziyo mpaka ndabiriye. Ukahita wumva unyukara guhamagaye ngo taha. Ubwo bagiye kuri ukiruka mu mahoro mubangaye ngo wapi wagaruko ugasanga barasoje ko ariko arakaba babimaze n'abantu cyangwa ngo nyina gusanga nkano zure banyina arakaze ngo umese umabure kabika tukana mwasohotse usoje pa umaze muje koga kandi kuturoze ariko ngoshaka abana banje bagira abasiri byo kumeza kandi bari kuri target imvuga atahanda aryada abashaka kugira mwana ntabwo ntari ngikumvise nza nibu nkababara bura base nkunda kurya cyane ariko abantu mwabikoze bane babari abantu mwasoye abantu mugiye kurya abantu mwasoye ahantu mwaje kuraga filime twe twari filime za Barambo za Briseri zabandi n'abana bari mu babahinga nyine bajarije ibintu bareze ibintu rero n'ubu twe twatuka mu ishuri twageranya amajeri twese nigeze nyine tukaja muri filime z'abantu zimwe zo mu isoko izi filime ukanijana baka kukurikirana filime nyarwanda ya Barozi na Baginda Rozine imwe oya itari ingore filime kera na bakanyomza bazovu naje bari yatwara ujya mu gifura mukobwa yitwa bakanya nazo Nina gahene hari nyagahene na nyambo nawe yarane ese katakikina Jenzo nareze nabwo bukeya kanisa kuko filime ndango nigeze nikunda waje na filime nazira bacana ko je filime ndi guko niba n'amafaranga nje kuzireba abana bakuriko ushasha niko je n'amafaranga cyangwa n'imitomate
nkamenya ukuntu ndabigabanya tomate za sengusa nkazana za truas nkuko ko byahenze ibyo byose nkazijyana muri filime bro kureba agasobanuro gashasha kaje karo kagabanya niba n'ishu by'amagana 500 ndakuraho ijana tu kwishuri twagara mu ishuri twana nk'umwese wa matematike tukamwanga kumva umutima tubwiye ngo bro muri banga tuteranye tugende muri filime tucika twagerayo tukareba 200 warera zose ukirirwamo ukiga muri filime 200 ya mbere imiziki iya kabiri imiziki agacangira akompanyema y'imiziki imiziki ya baroriro ya Diamond imwe ya Kigoma ya Kigoma reka digiti ziganje twazimenye izo ngizo izaba Medi izaba Medi izabande umva nuko tukirirwayo tugatanga gatono n'udusakoshi tuzabishuri kumva ijisho ringana tuvuye muri filime ari muri filime no hantu haba vibe kuko azaguruka kumva muri gitutsi nyuma givundurusa godori gitwe koshi hasi biguru none yoni uzora ni match n'abantu benshi batuma televiziyo ndibaza bari mu match mu rugo bajare amuri kabara bisala barakavuyo kumaza gutuka ingirizo mutagutuka mukengerezo muje impaka z'umukinnyi hari n'amasambusa n'ibindi amasambusa none rero tresto je gufuka uniforme yo kwishuri uniforme yo kwishuri njewe kucu bara abantu bafura mu rugo yari mu mamesa kweli kubika mu bintu by'amarindazi n'amavuta n'amasambusa wasanga bivuga nayo ndimo kuvuga nini wasanga byose bibamo uvanye wari mu mavuta gusa ngo ni warumbajije ibintu nibuka cyane ishure ugaze bijya mu vale oya ahubwo hari abantu nibuka bivanye n'ibintu bakora abanyeshuri twagiye twigana ukabivuga ko bazikarira cyo bamwibukira ku kanzu yakora hanga abantu mwiganye mwamusheshese gutyo ukamuvuga akoza akajeste gatuma asakuriza umwarimu kandi yarangiza akikawusha ubonisha akaba akora akantu nije muntu mu cyumweru basanga ndatumye abavyeyi abagisha nka 3 nimba dufite amakuru 6 batatu basanga baratumye abavyeyi 3 ubari yarashika cyane idirisha ndamuvuze ngo kuko nishara kudirisha nacere nkasanga ari gishimbere maramututegiza cyane nangira nawe ntavuga urabona kuri sakosha nko sisa akayifata tasembuka ducomoka ku ndumire ko nyeshe kubira gikawa bato kuhara kugira ngira dahita y'inkorero kugira sakuzi namwe nta simbuka divi wari hano cyane kinahereho Wadara wakiwa unyemeza ugazi hari kwa wazo kuna myago yangu bahita ugatisha muri mu bantu yuko bawa none so atwari zigani ariko intwarangiza ngiba n'cyaki hasi bro kandi utabwiye abantu amakuru ya ndandere nyene sinangiye ati barangiza ubwo amakuru y'ukuntu wayoboye ikora y'abagore nagusiga muri iki ababwira bagongana nkaya nagusiga muri iki so yabaye abagore ntawe ababizi bazana babanzi muri tamanateye niyo umuntu nageze muri kaminuza bambwira ngo uyoboye ikanisa uyoboye abagore niyo umuntu yayoboye abagore yayoboye abagore nase nari impari nyine ukuntu ushobora kuba waririmbana nabo banyine umwuka burya umwuka ufata umuntu bitandukanye ufatwa gutuma gukorana n'abagabo ukagutuma mu rubyiruko urumva umutima wakorije gukorana n'abagore yego kwera intege zabo ahubwo ati yagize imbabazi kubana nabo nyine kubegera baba bakeneye bakina mama bagucunge neza cyane bagucunge ese so Iburundi industry ya muziki gospel
itandukanye ni hano mu Rwanda ndabizi wowe urugero umaze ko dari ndavyo oya wowe inka urugero uvuga ati itandukanye nkago tekubijanye imiririmbire cyangwa ibirimbire ibitaramo abantu baza kubona ibitaramo byane mu Rwanda uba mutuja Fosco ya Wells ukaja za hehe umaze kuzijamo ukaja za Gerizo ukaja Iburundi za Karumeli ukabona nihe bitaro kandi Iburundi bafite na concert n'igitaramo by the way kirimo kado cyarabaye Karumeli kirimo kado nikiraba ari kigira nandutira turatumiye bagende bazitabira babwiye makuru batuye akakizo bazitabira natwe tuzatoharika abantu bose muturi mu gisagara cya Bujumbura tuzakatira Kabiga Jabe Kigobe Mutakura Cibitoke turatumiye kurushanwa rya Karumeli cyace Mutakura kujya kandi ngero 12 amakutano ye ari korali yitwa Mouse Choir iziririmba ijana zose ikinimba ikizuru ikibembe za Silon na Sebe izo jana zose ushatse kuzumva abatumirwa ni baraha Pastor Kadona Ndutara bazi bazatamika Imana mugende murya Imana mutamira Yesu babazana Imana ndutirarimba neza naje kado kandi natwe tuzatwatsa zatambutse kandi zindi mu intervention gaburiye indani mu intervention nasubiye babandi baje muri Amerika basi ni bandi bapasi n'abantu n'abayiza n'imari bane umuyumbe babaye muri intervention yitwa Didier badi yasubiye Didier jeune ndamusimbuye Didier nitegure tuzaza nuko ariko bitegura igitaramo gifite ubwenge cyose niyo munsi yagitumiye niyo munsi iri ku mutwe wacu sinzi nimba ari kanisa nimba ari Mouse yicaye Mouse cyarange hata Mouse yari ngeneye ejo bundi uretse ejo bundi burya mbere y'ibyo by'abana Imana uyishimwe ishimwe cyane akari mu nabonye mu rubuga bari muri atati muri atati ivuga ko yandirimba ibimuzuye aya mwana nagize respect kimaze ya mwana mwari ngema kimaze cyane nishimye kimaze gakiza babanduze uzewe umuntu nawe wowe ngiye ndirimba ambaye kata kimaze gakiza kandi ibimuzuye n'ibyo yafara ubwo naho nyine jewe nasigaye muri ndirimba jene cyari hari tabora mfite umukiza Yesu yamara none kubera kuba imihanda ndi mu kugenda simenye indirimbo nuko niko bimeze ariko tuzatuha twese ariko nkumbuye muri gereza Desambre nyakabika kwa Bishop Manas ndakumbuye yataje n'ibara y'Yesu kandi je uruka yo gushira ari uzarije bari mwe kibara isoza ayazanye nange kora concert na recording mu ndirimbo zaje ahubwo mfite indirimbo wa mfite indirimbo uzafite ikibazo mfite indirimbo izi navuze kandi melody uzayirimba mu melody ishaki icicitse nyine uzaje kuririmba uko nguko na nkujya kwa G-Taff Oya sinuririmba biriya oya amujina yoga bwe G-Taff no mushito wanje yava n'umuntu azi ibintu bya muzika cyane buriya mu bantu nemera cyane mfite indirimbo bafite indirimbo zifite ubutumwa ivuga ngo ijwi ry'umutima niyo ko yitwa yari zifite ubutumwa cyane ariko uramasenyera cyo byiza byo kubaho utumwa ni mitomara ni indirimbo yesi oya nyine ni twigira n'Imana ariko yose unayirije utashizemo uvuze ngo amaso y'umutima wanje kweraga no musista waburirimbi oya none Uizingiro z'umutima kero bayigatete none Nausa nawe ndagukunda Yesu udaza kwa Yesu rero bari gati ahanda ukunda Anastasia ahandi ugasimbuza Anastasia watu ani ndirimbo ifite ubutumwa indirimbo ifite ubutumwa rero Dariana aka ifite ubutumwa wende ifite ubutumwa ndagushakira mu manaje bamukeneye G-Taff arahari
nuko baba ariko bimeze Nge mu telefone numva. abera bidavuga Ngenda guhamagara G-Taff ngo ati hano hari umuntu ushaka umanaginga. Ibintu by'imiririmbire. Kasi Brad. Nge muhamagara twumva. ntabwo Nge twumva. Ada akanyenyeri areka gufita injana يا النبي لم تحدث وأحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله. Halo? Salama G-Taff. Kuwa nini wasara nini hiki? Ni mbinguni? Yego. Yewe turashima turahumeka. Yego natwe tuba kawunga. Vuga shukuru Imana yeze. Yego turana kugana no kimo gukorera. Tugushukuru Imana usubize ko ibintu bya kawunga ari byo byanje. Kawunga ni yambere. N'umunsi wakoreye. Umunsi wakoreye. Ubona cyo kugana n'abayakanda abantu bose n'uturi. Afite kabisa afite mwataki. Uko ashikana so waje mu bacikanye. Man kandi mwumvira man kawunga subize ko cage tugenda kuba mu kirere aricyo twariye cyane. Ahubwo mvuga cyane dusubireyo. Jesus. Sofu. Umva ari umusaza ari umutipa mubwiye ngo ashaka umanaginga ku bintu by'imiririmbire. Afite indirimbo afite ubutumwa sinzi ko ngo wamugenza. Wowe tuvugana abantu. G-Taff nizeri uko tubafana n'igute Nide tarari papa ariko wana mama ariko abantu basaza bahari. G-Taff ufite indirimbo ifite ubutumwa Itagira melody ngo washaka melody nimba ko tugakora melody ubu ni guhindura melody ngo akwemera cyane kandi niba wavuye ahantu kure cyane avuye i Burundi avuga ashaka ku melody Bizi melody ubu muko bashaka collab Mana ubwo na ndarota ngo muri ndana Chris Brown bro muri America na mugatomo ni kanza wala wako wamukubise mistari wamukubise mistari nishi G-Taff urabemera baba wana nukuye kuzagira tuzagira show i Burundi ari umukire yambwiye ngo ashaka ngo tuzajya i Burundi ngo dukore show wajyana ku Burundi narishwe amakuru ko nzajya hanze nkajya gukora igitaramo cyane n'ukuri ariko wahita wica abantu wabamara stage wayitwika asante baba uzakora ikiganiro cyari duheza abantu imisitari tubaheze ubutumwa arabizi ngundi turivuga ahubwo turi mu kiganiro wewe turavugana ko tuzabigenza oui Mane mukore dukore indirimbo byihuza ya utari indirimbo y'ibintu byose mane n'indirimbo y'igitusa yuhu nitur Lagi kawunga banzuvuga bani barakumarira kawunga kandi ndazi barayimaze turavugana ba turasubira nimugoroba sawa G-Taff akwemereye kora avuga ngo indirimbo yabuze imisitari ku isi yabuze melody
iwe ngo anira bafite ubutumwa indirimbo ye ifite ubutumwa umuntu wabonye ko umuntu wacu abonye melody yari yavuze melody ngo yagiye ahantu South Africa araja Bangladesh araja mu Bushinwa araja muri cyapyapya arazingazinga arakata amakorose abantu ari melody aragiye ayibona kuri G-Taff ngo pa sije ntibibaye indirimbo ifite ubutumwa yawe igiye kubona melody cyane so guys turashimiye abantu mwese mwadukurikiranye kuri televiziyo zacu zanyu kuri channel yanyu turabarovinga cyane turabakunda mudukunda namwe mukomeze mukande subscribe muzakomeza mutubona hano every day every moment icyo tubemereye ubutaha ni jewe na G-Taff n'uyungu afite agira mubonera indirimbo kugira indirimbo tuzayikora turi kumwe na kava amahanga turabakunda cyane we love you we miss you we miss you nkutwa ngutwa mwite masize abasezeri reka tubasezere nuko nyine nta kundi niko tubonye tugire tube tubavukuwemo gusa ngo tuzabagarukana n'imbabazi n'ibyishimo mugire ibihe byiza mwese mwadukurikiranye ijoro ryiza kuba dukurikiranye mu ijoro n'amahoro meza kuba dukurikiranye ku manywa kandi mukomeze mugire ibihe byiza batarakanda subscribe mubikande kuri Rame Kimbinguni no kuvana TV mu dushigikira kuko nta mutima mubi kandi tuzi ko mu minsi iza tuzabazana ibintu byiza cyane.